ngo aragiye gusambana nanjye kandi ngiye byo gusambana simbizi nkomera ku mabuno kubera iki nkomera ku mabuno kuki ndazunguza nkwama ku mabuno kuki yarazunguza gutya amenya arayamara uwo munsi ntiwavuze ngo ntabwo nzongera gusambanya abagore kubera ko hari ikintu Imana yarikoze ndakubwiza ukuri Imana hari ibintu yankuyemo hari ibintu yantabayeho hari ukuntu Imana yampinduye nukabona umuntu agenda ngo wenda arapfa kugenda ahubwo hari ukuntu Imana yamuhinduye. Haleluya amina. Aho nashatse mfite imyaka 13 washatse ufite imyaka 13 muri 13 nagiye kwinywera inzoga ahantu umugabo nawe aje kunywa aje kunywa noneho muri kwakuza kunywa ngiye nanyweshaga uruhu rw'amacupa 5 wakanywesha agacuma umuheha ariko ngiye nanyweshaga uruhu nkajya nkubita gutya noneho uko nanywaga we yaranyweye ariko wakaba arimo kurambagiza ntabizi ngiye kumva numva aravuze ngo madamaze ngo wanyemera ngenda kuri iryo jambo madamaze ntangira kwitwara nka madamaze ko nsenze kubyitwaramo ndamubwira nti ndakwemeye rwose ndavuga nawe ubwo nindamuka ukuntu nsa ndi mubi nindamuka ntemeye aka kanya ntago uyu mugabo ari buntware mita nemera ko tugenda aka kanya ubwo rero uwo mwanya yisa ntwara ariko mu kuntwara sinari ngiye gushaka uko gushaka sinari mbisi ngezeyo mu myaka 12 twamaranye kubitwa mu mwaka wa 13 niho Imana yambwiye ngo jya gukizwa kugira ngo imutabare ngeze mu rusengero niho bantereraga yandirimba ya Nyiranzihanejo urabeho turagiye Nyiranzihanejo urabeho turagiye Nyiranzihanejo burya ubugoro kwawe Nyiranzihanejo urabeho turagiye Nyiranzihanejo gukubita umugabo kwawe Nyiranzihanejo bambwiye Nyiranzihanejo ndavuga ni oya ntago nshobora kunsezeraho gutya kandi bavuze ngo ni haleluya hoziyana ariko bari bavuze ngo ni hoziyana nkabona barimo baragenda bambwiye ngo Nyiranzihanejo ningiye kwihana ntangira kugira gutya nibyo kwa padiri igihe nangiye gukora ikimenyetso Imana ibayambonye nk'ejo haleluya Imana ihamaga pasiteri ubwe burya muri abakozi b'Imana ni mukisuzugura mujya mubikora uko ibibabwiye niba ari byikubwiye bivuge ya haleluya kuko hari wabiri butabara nibwo yaje pasiteri atangira kwigisha atangiye kwigisha yigisha ku mirimo ya kamere nabibabwiye ya mirimo ya kamere numva ni yanjye numva nibyo yavuga none wa mukobwa yateraga Nyiranzihanejo nari mfite agatabi hano ku gitenge wari ufite agatabi ku gitenge natwaye noneho nkaba narakabonye ntangira kugira gutya noneho muri kwa gusenga batangiye gusenga bihanira abasengera bihana nibwo nabanye wa mugabo w'imyenda yera yinjiye mu muryango w'umupasiteri yinjiye atambuka neza agenda neza yo kabyara atambutse nsanga ni umugabo mwiza arambura amaboko arambwira ngo ngwino nkutabare amina ya haleluya ninjiriye muri iryo jambo ngo ngwino ngutabare Imana ishimwe haleluya muri iryo jambo ngo ngwino ngutabare niho nahise ngira gute magurukiramo yego mita ngenda nsanga pasiteri ngenda musanga nawe arimo gutega amaboko ni marayika w'Imana winjiye muri inde muri pasiteri haleluya haleluya ahageze yatangiye ansengera mu kunsengera hano yuzuye umwuka wera bavuga indimi sinzizi numva bagiye hejuru abandi bakoma mu mashyi abandi bavuza ingoma nanjye ntwarwa ntyo numva ndapfuye amatwara zibambona ngeze mu bihugu bibi mbona ahantu ngeze ahantu hijimye mu kugaruka nagarutse bari muri haleluya nanjye numva meze nya nabiye byarangiye ntangirana niyerekwa nyimara kugaruka gato niho nshaka kugera gatoya kuko Imana irakora kandi irakiza nyimara kugaruka nagiye kubona mbona wa mugabo ahagaze ku musaraba gutya mu rusengero rwari rurimo angiye ko nambona umuriro uratse hose araka ava kuri wa musaraba ari umuriro aza nsanga angezeho arambwira ngo asama
nasamye umuriro uramanuka wose ukujyamo. Haleluya, haleluya, mpita numva nuzuye umwuka wera, nangira kumva biryoshye, maguruka wandi ni Yesu uri umugabo, uri umugabo, uri umugabo, bati mwigireyo umwana aravutse, ndakomeza uri umugabo, uri umugabo. Mu kandi kanya gato numva ntangiye kuvuga indimi, nanjye sinari nzifite. Uwo munsi niho natangiye mvuga ubutumwa, umva igitangaza Imana yankoreye. Kubera ko agukubita umugabo cyane, ninjiye ahantu dutaha mbona akabari karimo umugore. Abagore burya twajyaga tubivuga mu Rwanda ngo umugore yarangeje akaguru ku kandi cyangwa umukobwa ngo abarishinze. Namwe ninjiyemo mbonye umugore yengeje akaguru ku kandi, n'uyu mugabo yanze kumvira, umugore yanze kumvira Yesu. Ubwo yanze kumvira Yesu ngiye kumukubita, mushyiremo Yesu mu izina rya Yesu. Umukubitira mu kabari se? Ibintu namukoreye ni birebire. Ninjiye mu kabari mu izina rya Yesu, kwa kundi bambwiraga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kizwa mu izina rya Yesu, Imana irahari. Ngiye kubona mbona umugabo ari mu rugo arimo guheha abantu, umugore ari mu kabari. Niyerekwa ni uwo munsi nakijijwe. Amina, haleluya. Ngiye kwinjiramo kumubona, narateruye gutya, ndateruye ngiye gukubita hasi, ndamushingiza gutya, ndazigiza ni we uyoye ko umugabo ari umutware, uyoye ko umugabo ari umwami, kuki utagomba kujya tekekera umugabo wawe? Abari hirya bati nimukubite n'umuntu yarananiranye Yesu. Nurumva n'abagabo bagenzi be barimo kugutanga, ntindagukubita, yaciye mu maguru gutya ariruka. Ndabwa niratamwe bwa mwabagabo mwe mujya mwinywera, ariko abagore bagomba kumvira abagabo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntangira kuvuga umugabo ko ari Yesu, kandi bari banyigishije ko umugabo ari akamana gato. Numva ko hari Imana nkuru namenye. Niki wabwira abagore bari hano badukurikiranye? Aba bagore abagabo babo mu bintu byose bakwiriye kubaho. Umugore iyo yubashye umugabo, umugore iyo yamushyuhirije amazi, umugore iyo yamumeseye umwenda, umugore iyo yamumenye uturyo dukaranze naho we yarya ibidakaranze, uwo mugabo icyo afite cyose arakimuha. Niba ari n'amafaranga yari afite yo kugira business, ahita yamuguriramo igitenge kubera ako kantu yamukoreye. Ikintu gitangaje mu bintu bibaho, tunaniwe kubaka kandi byubakika, kandi kubaka k'urugo nuko umugore iyo wamuhaye icyubahiro. Abagabo bakunda icyubahiro, mana we, bakunda icyubahiro aho bari hose. Iyo wamuhaye icyubahiro, iyo wapfukamye, iyo wagiye ugakoma amashyi ukamuhereza n'amaboko yose, ibyo afite byose arabiguha. Kandi niyo yagukubitse agira burya akavuga ati umugore usigaye unyubaha, reka nanjye mwubahe, none watangira kukwita sheri utari sheri. Yesu ye, haleluya, haleluya. Kandi ikindi cya kabiri, icyo utarya urakirya. Atangira kuvuga ngo ni inkoko ntiwayiryaga, ariko ngiye kuyiguhuyira, kuko wamwise umutware gusa. Umwami uraje se, ni karibu, ni karibu, nimwicare, nimuze, amazi ashyushye akaba arahageze. Icyo gihe umugore ahita ahabwa agaciro mu muryango, kuko yagahawe n'umugabo. Amen. Ndagira ngo mbwire abadamu basuzugura abagabo, niba bikubitisha, niba biyambuye ubusa. Iyo wubashye umugabo, ikintu cyose afite ugikuramo. Iyo wubashye umugabo ukamwita umutware kandi ukumva umukeneye mu rugo, yabona impuhwe z'umugore amuhaye, ndakubwiza ukuri, kujya mu kabari ntiyongera kujyayo, kujya mu busambanyi ntajyayo. Icya kabiri, ntatinda mu gasozi kuko kwazi ko umugore ari mu muhobere. Amen. Haleluya. Ntabwo atindayo. Ubundi ibyo bintu iyo wabigize byose aca bugufi, nawe akakubaha kuko nawe wamwubashye. Kandi ikindi cya kabiri, iyo wakijijwe ukubaha Yesu, ukamenya ko uri kumwe n'umugabo witwa Yesu. Ijambo rirambwira ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana, n'umugabo mwiza murye umuhabwa n'iki? N'Imana. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Igihe cyose yagize ikibazo hahandi ukamukura mu makuba hahandi, nawe agukura mu makuba y'inzara n'imibabaro. Amina. Haleluya. Igihe cyose wamukuye mu makuba, ntabwo yongera kujya mu makuba yo kujya kurarikira abandi. Ubwo ibyo mvuga umugore arabyumva, cyangwa umuntu wubatse arabyumva. Ntabwo ukwiriye kumurekera mu makuba, ahubwo ukwiriye kumukura muri ya makuba, ukamurinda inzara, ukamurinda na bya bindi.
iyo umaze kubimurinda ahasigaye abigendamo neza ubundi akakubaha ukaba umudamu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo iyo ageze mu bandi bagabo aravuga ngo abagore beza bagira neza, ngo benshi baragira neza ngo ni beza, ngo ariko uwanjye we, haleluya, ngo uwanjye warabarusha bose, kubera ko hari aho abarusha, hari aho amumenya, hari aho amwitaho, haleluya. Maze gukizwa najyaga mbona utudodo uturayi natubona nkadukaranga nkatumuha ifiriti, udusigayemo dukeya nkashyiramo amazi kugira ngo nanjye mbone icyo ndya. Ariko umugabo akwiriye kurya neza kuko niwe uba wahashye, ubundi akitwa umutware naho yaba ari mubi, arahinduka agakizwa. Haleluya, haleluya. Imana rero naho yamfatiye inyuzuza umwuka wera, irambwira ngo nkutumye ku mahanga, nkutumye ku bantu bose, nkutumye ku bagore n'abagabo, kandi nguhaye inkoni, kandi nkugize inkingi. Genda uvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu mundeba hano. Haleluya. Ntabwo nasaganya, hari ukuntu Yesu yabigenje. Imana inyuhagira imbyiro, Imana inkuraho amaga, Imana inyoza amenyo ntaragiraga amenyo, niyari yarabaye urubobi, Imana inyoza yewe impindura neza ubundi agakobwa keza. Amina. Haleluya. Muri 60 ubu ndumva nanjye afite imbaraga. Haleluya. Muri 60 nujuje ndumva nanjye ndi wo guhesha Imana iki icyubahiro. Imana nibaha umugisha kandi Imana nibubakire mu izina rya Yesu.